Yego. None kuzindutse n'ibidomora byagenze bite? Amazi yashize ahubwo tujye kuvoma. Mwana. Nyukubura nawe nanasoza we. Nerunda vuba. Ntabwo natereza hari ahantu rwose agenda. Yego mwana rero. Ariko ufitiye inkuru. Mbwirana nabireke twagenda da. Niba ufitiye udukuru. Inkuru se zijya zibura. Umva nabireka rwose. Ubundi rwose kandi tugenda. Umva reka nze niba ari urugo rwose kumwe. Reba nijere kwe natwerega amazi yashize. Wagira ngo wari ubizi. Tugende none se uturavuye kuri iri zuba ra. Izuba riramutse. Izuba rimeze nabi rwose. Jeff. Yes, Richard. Meze bite se muhungu? Sawa meze bon. Nakubuze wangu. Wampamagaye nasanze kuri phone wampamagaye wangu. Kora nyinshi nakubuze. None se ngo bimeze bite? Cyane neza kabisa. Turaburanye rero. Ayicara nyine umbwire icyo wanshakiraga. None se Richard bimeze bite? Cyane neza kabisa. Akazi karagenda. Karagenda. Shangiye do banabuze renyi nyine. Byubundi rero bahise banyongeraho 5. Aha. Igisambo. Wowe kuva tongera kano kazi k'izamuro wari wafata igisambo. Shawapi mani. Biho kandi bahora batwiba mani byaranyihishe. ahubwo boss ajya gukata. Gukata ngo ntabwo Angata se. Ufashe. Arukuwe. Umva se. Cicike kamaze umupira. Naribese gato. Sibyo? Baza bancunze bagira ngo nagiye gusinzira. Kumbi. Akigwa mu gipangu. Wa mucaci. Nipanga gutya. Uramutema. Oya, ntabwo namutera agati. Ntuvuge ntunata. Guma aho ngaho. Muzirika boss arabyo. Izo namukoreye irahera. Ariko nasa boss ashobora umusirikare. Aye narabiketse. Ingendo ntago ari yubora. Yaramukubise. Hano ari kumwe mukubita nkajya kubona inzara. Ziri kwitonyera. Umwiba. Garuka umwe ujya ngo ubone amaraso. Yagombaga no kuza. Umva rero. Icyo naguhamagariye ejo bundi nubwo nawe wibutse ko mpamagara uyu munsi. Kagira inkuru rero. Ngire gutya urabizi cya cyana cyo kiri cyaro. Kiracyana ewan kirankunda bya bindi byanyabyo. Kandi se shaho nazo ngira nagafaranga ayo nkorera babiza hajyayo nawe. Wese shaho. Yarifashe. Ariko nanjye njuga ngira ntizoroshye. Ariko reka abizi. Ase Richard. Buriya kira cyana si cyo kugitesha igihe. Bonesha igihe. Urashaka kugitesha igihe. Kandi uriya mwana afite gahunda. Mwana urabona imyaka afite. Sibyo nahageze. Uriya mwana nagakeneye kuko yabeswe byihagije. Ntabwo uriya mwana akeneye nkawe Richard uri kumubeshya ngo urashaka gukora ibiki na biki. Akuze kuri umwana kankubaze nkawe utekereza neza. Cyambere cyo urabizi. Ntanzu ngira. Iwacu urabizi ni kwa ngofero. Sibyo cyo ni cyambere. Ndajya gutereta umukobwa ndatereta ndamumaze iki. Icyambere yarankunze kwe kinda kimushimira. Ariko ikintu nikenere niki ivi na ivi. Sibyo? Nuko umurya gaturu akagenda. Nabona undi agaturu akagenda. Nugurangura mu mama. Yankunda tankunda ibisi bindeba. Reka nkubwire Richard rero. Umwana w'abandi uri kumutesha igihe. Sibyo? Niba utamukunda mubwiza ukuri. Ureke kumutesha umwanya w'igihe cyo. Uko kugenda ukamurya gaturu ntago ari ibintu biri sawa. Uko ubundi uragenda uramuhoza uramukunda ugiye ku wundi niyo ejo bundi kandi nawe umubeshye kumukunda kandi ibintu bizavamo uzabyirengera. Ngewe urambwira nta cyambere nta mafaranga ngira kiracyumva cya kabiri nta bushobozi burenze mfite. Icya gatatu urambwira ngo nkoreshe ngo ngukuri ndamukunda murye mumaze ngomba kujya mbatera iturufu y'urukundo. Sibyo ntamutera dukundane nanjye nkata muri yo nshaka kugira ngo hato bitazanza bagufata kwa dufaranga nkorera ndi guseba ngo none yo kwenda nazaje cyo ngiraho nyuma agabo ko nshaka kuza mu motari.
shukuru kubuhehese yarakubwiye se ngo muryamane ariko nyine wowe ukabubona imico ye ukaba utashyigikiye. none se basi nawe uramukunda? Ndamukunda ariko nyine mbona atankunda kandi njye ndamukunda byose. none se uri kuvuga ngo ntago agukunda ari wowe nawe ninde waterese undi bwa mbere? nyine iby'abahungu nawe urabizi hari igihe umuhungu akujyana mu rukundo nta gahunda afite bikarangira wowe umukunzi ariko nyine we mbamona nyine ibyiwe nyine ureba se atakwitaho cyane ureba atereta abandi bakobwa ndamuhamagara nkumva fone bari kwivugiraho namubaza ngo bari kuvugana nande akama nyine impamvu zidafatika rero byose afite cyangwa ni ugufuha gusa buriya oya wasanga ari ugufuha gusa nyamara kandi umuhungu agukunda biri seri sinzi nyine sinzi gusa amabona nyine ntazi gukomana kandi nawe urabizi ijisho rigukunda ukuntu rikorera umuntu nawe none se reka ngubaze ureba se kureba nk'umuntu utagukunda abona nyine atanyitayeho tu kandi ari we wabitangije nawe isi ndagukomeje none sugu we tubigenze dute ako umuntu ashaka kumwikuramo ariko byarananiye bigeze no kuri urwo rwego kumva ushaka kumwikuramo none bambubuza reka ushana n'abakobwa mani none se ubundi ubwo saguhamagara se nk'uko bikwiriye njye umuhamagara naramuhamagara ari igihe mwandikira nansubiza none se ubundi reka nkubaze ubundi muri make ndakeka ibyo bintu bimbwiye turi inshuti kandi hari n'icyo ushaka ko ngufasha ahubwo uri kumva nagufasha nyine we ngira inama n'inshuti yanjye nizeye inama noneho rero reka nkubwire iby'inkundo rero kubyivangamo nyine ntabwo ari ibintu byoroheje ariko nanjye sindi umwana kuko ibyo bintu nabinyuzemo urumva inama nakugira kuko niba yaraguporopoje akakubwira ko agukunda urumva kandi nawe ikindi waramukunze inama rero nakugira nawe nyine uzagerageze nk'umuntu umwiteho umukorere nyine byose bishoboka urumva ugerageze nyine kumuhindura umujyane mu nzira umushakamo hanyuma nubona byanze uzabone gufata umwanzuro ariko nawe ntabwo wahita ufata umwanzuro ngo ugiye kwanga umuntu utazi impamvu ibimutera urumva none se ubundi reka nkubaze ikindi cya kabiri wenda ni no kukubwira uwo muntu ko nta nubwo muzi turanahura nagusaba akantu nise wakwemera basi kuzamuza nawe hanyuma tukagana kuko tukareba niba ibyo uvuga ari nabyo we kandi na boss yanyemereye ko azabimfashamo ariko Richard uzi ko uri konsetsa cyane buriya uzi ingaruka iri muri biriya bintu niba bimenye abakobwa bose uri kubeshya uzakuramo umuvumo kandi umuvumo sha nimamo y'Imana n'ubutaruka ndaho ribereye Richard zabumbwira ariko ni rero ikintu tuya dupfa mwana rero tuya dupfa ngenda nkubwiza ukuri urinjiji hasi hejuru nta nutarinjije okay reka mbyemere ko ndinjije ariko ibintu utekereza biri hasi cyane kuko uzagira stress urimo ugire stress yo gutereta abakobwa bindushye urumva wagize ukamesa kamwe nimba ari ugushyira ukamushyira mu mago bigatamuka kanjye ese mubaze nari bindagusubiza mubaze nari bindagusubiza kandi abizi wenda wize primaire ariko uzi gusoma no kwandika sibyo niko ubu bakubwiye ati sibyo wowe Jeff uri imanzi ndi imanzi si wacu bararuga aha wakabimenya ariko wakabimenya oya hari ikintu ugomba gukoresha kinyuze mu mucyo nimba ari umukobwa umwe umukunde birangira ariko ibyo kwirirwa ujya kujarajara uja kujara mu bakobwa shaba zagutera umwana nta kibazo ejo bundi nzajya kubona mbone na muka boss wawe wamugize yego ko ariko Jeff niyo mbona ko guri ikicucu mu mutwe yibaba mana yanjye mukande mukaso buja uriya mu boss wangira muzi uzi ko ari gihe nigeze no kubona yatanya akantu hano wakintu ura n'umusirikare none se nyine none se kuri kuvuga icyanjye nshoboye no kuri ndizamu rya boss nkamenya imodoka ye nimba yogeje urumva nkamenya buri kimwe cyose nago nyine nakanemera kugenda ku mugore witonde ati yene muzakumva cucu ariko reka ngiye sijya gukira amakenga asanga munaryama cyo kuza kandi kumpibira kabanga akambwiye ngo ari mu dufaranga urazi kunanga n'amafaranga na kamena da mba sumba cyakigura iki bose agufashe ivyo sino kwitaka bose sarabizi bose arabizi aya zabagwa gitumba ubizi ute nimba hari ya munzu bose atarashyiramo kamera kwihishwa utazi koso gicucu we ka Jeff je tuzabe
bose ashyiramo kamera iriya nzu nayikozeho izamukuba batangira kuyubaka wa muntu ukora amashanyarazi yayashyizemo mpari wasizemo amazi yashyizemo mpari kamera iri mu muyaga kamera iri mu ntebe kamera iri muri televiziyo kamera iri mu itara cyangwa ngira ijiji nabwo ariko uzasobanukirwa ryari ririya tara riri mu cyumba cyo kwa sobuja hashobora kuba harimo kamera ariya niya matara ajyamo kamera ariko menye ko umwabuja afite amafaranga yagusohokana hazabikore turebe ariko reba ukuntu kiba cyambaye ariko ngo kijya kwisimbukuza ku bakire ba ntabwo njye nemera kumutereta anerese nabwiye ko anerese sawa nyine n'ubuhehese bwawe nta muntu ukatira ntubizi icyanjye ni gahunda gahunda umubiri nimba ugusabye ikintu wugiye kugira ngo utarwara depression reka mwigire inama rero kuko urabizi ndi inshuti yawe sibyo cyabwa gushuka nk'abari abakobwa buri mwese ujya gusambanya umuteye inda none se muhoreka mubaze nyine wanyemerera ukazanyereka nyine uwo musore wagushoreje mani nkareba ukuntu asa ya ibyo nozi ukuntu wabigenza nyine ngiye ikintu ushaka ni ukubona uwo mukapumani wagushajije umukobwa uzi ko wasaze usigaye waranananutse mani kubera urukundo ubwo rero ntabwo nahita mbikwemerera ariko ndagusezeranya ko wenda umunsi umwe nzaguhamagara ugatuma umuzanye nta kibazo izo nizo nkuru wari ufitiye se basi nebye nyine tu gusa nyine biba binambabaza nyine n'inshuti yanjye reka rero nkubwire bimbabaje nta kibazo inzira yose bizacamo kugira duhuze naribi none se ubwo reka nari nibagiye kukubaza ngo umujama ukuntu umukunda ashobora kuba afite ikofi nawe rero amafaranga yagutwaye ubwenge ntabwo ni amafaranga isi urambwira ngo mani amafaranga afite umuntu uri aho ntabwo aciriritse cyane ariko ntabwo ugiye mukurikira amafaranga mani ndamukuje abakobwa mwabipfayo ngo mani urukundo rugusheje gutyo urananutse bigezaho hejuru y'igegera mani idafite n'amafaranga ntabwo urakunda umuntu ariko nzamukunda mani sikunari boka wakurikiye umva cyo kandi umva umuntu nanjye uzi ko niyo amatsiko yo kumubona umuntu nta mafaranga cyo kora wenda reka ngiye nkubwire nanjye ndi umukobwa kandi nanjye ndakunda ariko sinzi n'umuntu mani sinzi niba yasaza nk'uko wasize gutyo nibura nta n'amafaranga afite naguha keya nakwitaho si ubwo ni umuntu nyabakiwe bindekere mani ibyo bindekere yego ko mani gusa wakoze kumbwira nyine nawe urakoze kunganira sitori yawe ariko ndi kumva ibyawe nakasa mutwe neza pe mbashije kuyiburira umurongo nanabishyiramo buze naho nanahera nkugira n'inama gusa cyo kurenda nimubona wasanga yindi bwogane nta wamenya umugani wawe dukomeze tujye kwizanira amazi dore banavuze ngo nta nayo umuntu afite ugasanga mu rugo byanabaye nabi bose bavuga gusambana bavuga ivi na ivi wakinga bakaza nuhirire ngo buri mwe waneye dore muri ubu badatamana wacu kwa gofero nta muntu nakuze no mu gisekuru cyacu numva ngo bateye inda ubwo iyo nda yabaye inkizo gute ntabwo tye dutereye ubwo noneho ntago byara nzabyara n'umugore nzashaka none se nzabyarana njyewe n'umugore ntashatse uzazitangira okay ngewe icyo nicyo nkwibwiriye Richard kuko ibyo byose ubikore uzi ko nyuma yaho hari ingaruka kandi uzazirengera umva kanze nkubwize ukuri ntayimutera ibyo simbyitayemo azayikuremo cyangwa yibyare iwabo sinyamo n'abafite amasambu bazahinge barere uwo mwana ariko amaraso yawe urayazi jya kwihakana amaraso yawe hejuru ntabwo mwihakanye umunsi nanjye nzakira nkubaka inzu nk'ira ya boss iyo uri kubona hariya wayibonye sibyo nanjye nzambwata umwana wanjye nk'umuntu ahubwo numva ubwo buje rwanda ariko man umuntu w'umugabo abigerwa bigezaho ngaho ariko reka njye nandi kwegereza imodoka sibyo abiza afite ebyiri iyo saa tatashye agenda muri imwe akagenda agasiga umva igicucu ubundi narakangize nyine ariko ibanga nari ngatanga wajyarirwa n'umukobwa no ukitwa n'impuzu kimara gusa warangiza ngo ibiki n'ibiki wararangiye uzamura ubuzima ryawe kamaze nkuhe gahunda yawe ukazatera imbere ndakagira inama nikanyumva kandi akazatera uza amafaranga amaze kugira ejo ntabwo naguze ikibanza warunu waguze ikibanza ntabwo bizi niyo mpamvu disika none se amafaranga nirirwa ngo hano ngiye ko najya waguze ikibanza naguze ingurube mu cyaro mfite n'ibihumbi 15 kuri telefone none se sibyo
uzi ko wasaze andi bamgeje ubundi nahayemo karaga ko nyine gakora hariya 15 ibindi bitangasigaye mitako warangiza ngo zatera imbere asha cyambere nivi nevu kijirana n'umuriro ahubwo kanje koza imodoka ya boss sayine genda bamba angiza kazapfa koza amamodoka y'abakire wowe ntabwo uri umuzamu ntuboza imodoka so ngiye kubivamo genda bamba arigire ahubwo umbase wa mukobwa wanyu Claudine yatetse ko njyewe nabonye kana nabwo akigize nabi ngo uyu munsi ngo gashaka kurya ibintu ntazi kandi simbikundira bisi Sha ariko jye nari buze kumamagara wangu nibahisha dore ariko sha hari urugo ruhahira urundi kererwa amafaranga kayatagaguza gusa mukarashonje uzapfurwa uzavuye ko nakuburiye ibyo uzahura nabyo anigende Biriwe biriwe banora abana biko Sha. Ashutira neza mwana. Uko nero baneze rekana kumeneka. Bitese. Sawa. Nawa. Baby. Kwanyanza. Ntabwo nakwanze nawe. Kazi gawe. None. Maru nagwamagaye nakubuze nagera uko nziza n'umukiriya mani kukazi kugira ngo nze ngure. Nini se umusize byagenze gute? Nakubuze ko nkunda mani. Nawe nese kubungunda. Ikintu cyose ngo zimande ndagutekereza bese. Nyine reka nkubwire. Waje wemye. Kubungunda se bari bya towe. Wari unarushinga ngo ngwino mpasi kwicaza. Nani ne twikirira. None. Mana yo nkumbuye. Sivyo. Narabizi ndagukunda ariko. Kokos. Siwiri. Sizakora iki kugira ngo basubone ko mukunda. Sivyo bari. Uzakora iki? Bari. Nawe wibyegereza umutima cyane. Nese ngiye ubona nagukunda. Kubizi arabakubundi mbona nawe. Nese ngiye arahungu ujye mbonana nawe. Akushirika nkubaza. Siko nari giye unyihora mane ngagira ngo nta nubwo ukinkunda cyangwa ubonye undi mukobwa. Azo ibaze kwere. Ndangira akazi saa 2. Sibyo subizi. Abanyeshuri babyuka bari kunkomangira ngo ninze mbogoshe ngirere. Wimbwira iby'akazi. Mbere tukimenyana twamenye atari kari akazi ukora. Nese kucyambonera gatayi mukamamagara waramutse wariye wariye waryamye ariko uzi ko usiga mvugisha sabto wenda cyesa yenu ari gukiva mu kazi. Ko mbonye imbaraga zo kuza kukureba. Nawe uye ngeke. Tukurenda naye aho ngaho uranyemeje ariko nawe uzi ko ngiye no kuri ngiye bitewe no kuno sigaye unyitaho gake. Nagari gakina no. Kibuza atuma muca inyuma. Ibaze. Oya ndanone mwana. Twende nikiniraga ariko. Ariko utabinkoranye. Sawa nyine. Mama kabisa mbere. Sumari kumana uzi ko turi mu rugo uzi papa tubonye. Narengeze ngo twagiye. Kandi shira usigo ufite n'ubuhehese. Ego ruwanje mwana ruwanje. Niba ndu wawe. Subiza. Kandi ngereka n'ukuri ngiye n'ibintu ngiye n'ubundi abaho. Ahubwo se ibuka reka bya bintu twapangaga bigeze. Uko nandi kuvuga ngo urujubyo. Uko urabona igihe tumaranye dukundana ntagari gito yasibye. Nagiraga ngo dupanga uburyo nyine bikubaza ibyo byo neza ugiye kwerekana mu rugo so nyine tukageraho tuva tukagera naho tugera sibyo kuko imyaka tugezemo ntago ari yo gukunda nyine imitomo gusa imigambo gusa n'ibikorwa tuba tugomba kubigaragaza sibyo. Okay, nta kibazo nyine ibyo tuzabipanga nawe sinjye hari ikibazo rega nanjye ndagukunda. Sinago ubibona kana ntabwo karasaza ngo nzaguha kandira nyine nako kaye gusaza ariko kumenya kandi ntabwo nakana ntari kubwaho ariko nta kintu nyine mbaye ngushimira ko zikubwa ko kantu nyemereye ntuzambeshye ntabwo nakurusha nawe urabizi ariko okay nari
ubundi mama ababyeyi bawe babwiye yuko ufite fiance? hashize hafi amezi 2 mbibabwiye ahubwo bambuza inturu ngati umukobwa ngo nuwahenga ibiki n'ibiki ngo nzamutwereka ngati muhumure. Ese undi reka ngo bazi ikindi kibazo. Ibaze rero banyiritse bakanyanga. Se wabyakira gute? Wanyanga. Mama arankunda cyane ntago yakwanga. Kandi yarambye umukobwa nzakunda. Kuko nawe arabizi ntago njya mu bakobwa bahena he sibyo ntago nshurashura. Umukobwa nakunze nawe aramwemera. Ibaze noneho njyanye mano. Umura oya. Ibaze ujyanye ababyeyi bakavuga turiya reka. Ibaze se wanyanga cyangwa wakurikira ababyeyi? Kuko ndabizi neza ntago nyine bakwanga. Nikomeza kunjijisha umbwira ngo banyemera. Urabizi ko iyo kesi igibaho ukagena nk'umuntu wanyu bakakatira. Ndi kukubaza rero bibaye wareactinga gute? Wabyemera ugakurikira ababyeyi cyangwa wakomera ko tuba? Ndabizi ko bibaho kandi buri muntu wese akunda mu buryo sibyo? Ngiye ndekereje uburyo ngukunda. Ubwo ngiye gukunda ni ibintu nabanje gutekereza. Baby nareka mu rugo nje ngaza aho kuko nzi ndabizi neza tuzagira future y'ejo hazaza. Yes, sibyo? Nawe nugira ikibazo cyo kuvuga ati nakugeze mu rugo kwanga no. Nigiraga kubazo kubera ko nyine izo kesi zijya zibaho kandi shangiye nyine maje kubukunda ku buryo barumva nkubuze nanjye ubwo byanzira ikibazo. Nugira ikibazo cy'ibyo ngibyo. Sibyo ko ne hari ukuntu njya ndeba ukanyito kandi njye abantu baba kwa feri ngiye sinyabashyira n'amakenga. Ese abantu baba kwa feri bose ni abana babi. Nyine bashira amakenga hanyuma uzaje. Reka nkubwire niba ari uko muhura n'abakobwa benshi niba ari uko nsigaye mbona warahiye. Nanone nugera ku kazi ugasanga nyine hari uburyo ndimo kwita ku mukobwa ndimo gukorera sibyo? Nakazi ntago ari ibindi bintu kuko araza nkamukora akagenda ntago. Nawe ngiye hari ibintu ukora nkabona byabaye too much baje ngureje wenda nasanze muri kumwe muri kuganira mwasetse mwagize gute? Nyine sonyizeye. Nyine ndakwizera ariko ne hariho ibintu nyereka bye rwose nkabona nifitiye ubwoba. Nagira ubwoba. Ntabwo bibi basi nyine ndakwinginze pe nuje ubona ndataguhamagaye umunsi cyangwa ejo ntuzajye ubitekerezaho cyane sibyo? Kugukunda byo ndagukunda nawe urabizi. Ahubwo bitewe n'impamvu z'akazi n'ibiki ariko icyambere ku mutima sibyo? Icyambere ku mutima. Nuko tutabonana uyu munsi cyangwa ejo we trust me sibyo? Sereka mubaze sibyo kwenda no muri aka kanya umereje nabwo biranunguye. Ngaho ndaguhamagara nunyitaba ngagiye kubona saa 3 saa 4 saa 5 nabwo nibwo unyandikiye message nabwo umbwira ngo rananiwe nibwo kigera mu rugo ugiye kuryama ntisugura kumva amahereza araya. Bivura bizi cyambere no kumukunda sibyo? Kandi ntugatekereze ko nyine wa muntu uzaho rwamagara buri kanya ngo agaragaze ko umukunda sibyo? Jewe nabwiye ko urumva ngomba kukwitaho mu bibi mu byiza imvura yabigwa yabitagwa urumva kandi ndacye kujya bibona sibyo? Ndabesha se? Nisoni wayize nikigira kugira isoni. Cyamara bateye isoni se? Nta soni mfite ariko nje. Ahantu gusohokanye ndeka. Nakubaye nyine uko ntameze. Ko nandi cyo kunywa se gihe. Tukunywa kandi. Ase ko ngukunda sibyo? Byo none nabyo sirabigaye. Nako bidepe ndanashimiye wakoze. Ahubwo je bitewe no kona ntabwo Fukamaso. yakiza. Okay. Okay. Stone. Kiye umbase. Sho, none kumva nazanye nyina akantu. Uri kunyenza. Ngafukura amaso. Yego tona keza. Ndagakunze. Nyambo nyine mukunda. Kwa kandi kazi mukore karagushimisha. Uriya ntukajyuna n'impamvu nyine ndakora ibintu birenze. Urumva? Mukaza aho tuba turi mashaka udufaranga nyine ntege n'ibyo muto twazageraho tuva naho tugera. Sibyo? Agenda akabanza kabakariza baramfite ibibanza nk'umunani. Reka da. Ahubwo nubeshye. Yani byandi byanyu sha by'abasore. Sindakubeshye kugira ngo kiri imfura kubizi ko nafite. Mwasabone. Kuyeka biwonje nawe kapunye kwa twifitanye ari byiza. Segira hino.
nasa ndikoya ku ruhande urumva iyo byerekana gukunda nta kintu na kimwe urumva ntakora ku bwawe. Narakubwiye ko icyo uzakenera cyose ngifite kitandangije ubushobozi ariko nzagikora. ibyo ni byiza pe. Nakuwe mbona ntazi nimba umuntu agukunze sibyo n'umutima we wose. Njyewe narakubwiye sibyo kuva navuka niyo mukobwa nyine naterese. Ku myaka ufite ushatse kumbwira ko ari njye mukobwa wenyine mwateretanye? Kuko Imana narahiye imbere y'Imana ko ntazakubeshya. Ninkubeshya bambwiza ukuri rero wakundanye n'abakobwa bangahe? Mubo ntubizi ko iyo nkwise izina ryawe mba ngiye kukubwiza ukuri. Mubo yewe kuva navuka cyokoze sinabyita gukundana nabyita imikino y'abana nabyita iki. Mperuka ibyo bintu byo kubwira umuntu ko mukunda byanyabyo ari muza mbibwira uko n'ukuri mubwiye so kubeshya ahubwo turase kongera urabona ubushize hari agatekerezo nagize numva ni sawa sawa ariko nzi ko mwakaki ne nshaka ko numva ni nk'umuntu ukunda ahantu ukunda nyine twashyiramo akantu nyine kabihuza neza kugira ngo tumenye ukuntu dukundana nyine byanyabyo twiyumvanamo urumva gusa urabyumva genda n'agatekerezo numva kabisa nyine kandi urabona abantu bakundana byanyabyo batishimye bafite gahunda yo kuzabana hari ukuntu nyine banyuzamo bagakora bagakora ivi na ivi. none si cyo nicyo kigaragaza abantu bakundana byanyabyo cyane. uzi urwo rukundo ikintu ukuntu barwita aba ari urukundo rwira iki oya shiri no oya umva nabya shiri no ukunda umuntu ugashaka ko mukora biriya bintu ngo nibyo bizakoreka ko mukundana nta rukundo baruri kandi ngo muri abwo rukundo rwanyaryo urwo nyine n'urukundo rw'irari rw'umubiri rw'irari kandi gusa yeha uvuze akantu kirari ndibuka bose uzagira ibiro ku bikorwa by'umupira sibyo kandi ikintu cya mbere ko tuzabana si byizeye njye nsigaye nkeka ko usigaye ngewe ujya no mu kabari aho ndebera nawe. Halo sawa ndaje kidogo kiri ubwo barimo kumamagara sibyo basi ndibuze guhamagara twongere duhure sibyo barambibonye basi mwanzo si sawa sawa ewe jana nakasi umva rero tegura napfuka ngiye gukanda ikintu cy'ingenzi ewana ntacyo ntakora n'umutwe nawuca urumva umva rero se cyuhira mbona buri gihe witonze tuvuge kuri marayika rero umva rero ufise ako kantu kirari mitangwisha mu ngingo yanditse muri Bibiliya urumva muri nyibutsa harya muri Yohana mu byahishu baranditse ngo nukunda umugore urumva ukamugirira irari mufata umugire ute cyakweje ibintu byose zajya ngira mufata umugire ute nyine mufata umugire umurongore mubane mu mago. Okay ntacyo tegereza tuzajye kwiyereka ababyeyi inshinga yabanje ni iyihe oya ngiye buriya mama arabizi ko tunakundana reka arabizi iwacu ariko ntabwo bari bakundana wanyuze ntatangiye gukorana kandi tangiye kuvanga imibare n'ibiheka aya ntacyo byo tubireka umva rero mbe nakubwira dore ejo bundi ngire gutya boss nkorera ambwira ati wa muhungu nafashe igisambo buri kundebo kaze nkorora kazi ntabwo nakwirarira nkubwire urabona ngo ngewe nkora muri banki kandi ndabizi bamuza kuntu bimeze rero muza shire wanje nuzajya witondera ikintu kucyo kuvuga mu izina kimenya ko ndi seriye bose yanjije bitanu amafaranga mani menshi maze kunyongeza bitanu ubona bigenje narakugendeye bitangura amayinite ya 500 hari umuhungu witwa Gakwerere
wo mu cyaro yabwaguje ingurube ibibwana 22 ikibwana kimereye 2500 bikiri bito nyine nagiye mbigura kwa kundi bikivuka bibi cyane muri amafaranga banyingije ku mushahara mama je bundi yarambwiye ngo ariko bimaze gukabaka mu mafaranga ewana menshi sibyo ngiye kugira ngo mbikwemese ikibwana kimwe nakiguhaye ubu ngubu kigiye kuba icyawe kigiye kujya bagiye kujya bacyorora tukityashira wanjye mu hose sibyo ariko nawe ukajya nyine nk'abantu bakundana kujya kugira gutya ajyana none ahubwo ni ruswa wabo ruswa ku muntu ukunda n'unkunda urankunda byanyabyo bavuze ngo none aka kanya sibyo abantu bakundana byanyabyo tugiye Imana igiye kubajyana mu ijuru ntago nasigaranye kireka nimba utankunda byanyabyo wasigara aha nimba nkunda rero byukuri ijana kuri 200 Imana 200 ku ijana ngiye gukunda 500 ku ijana abandi bakunda ijana ku ijana ni 500 ku ijana urumva ubwo nimba nkunda byanyabyo nanjye gukunda byanyabyo Imana ivuze ati nimwigendere katumbagira gutya mu kirere sibyo ariko ndagukunda nta kibazo nako tutagiye kurushira nako nyine nacyo umva sikanga mbanubwira tutagiye kurushira buriya arakarana kubishina nazanye tugomba kugira n'ikuku kundusha ko batangike iri ni icunga ubundi ari ukuntu uvuga ngo icunga hari akarimbo cyako akunda kuririmba sibyo ngo nimba ukunda icunga ngo ushyire mu icunga bagucunge turebe ariko turadukuye ko tuntu baradukuye ya nuko ntarakora mu nganzuro nyine nakuririmbira uze ndirimbo nzi ubwo uzaririmba ikindi gihe ntabwo ikigendere nifuza ko naguha keya guhera ku murongo wa mbere kugeza kuri kwanyuma urabyumva nta kibazo ni keya ngiye kugwa keya cyo bita keya ako gatonera vanda umara amazi yuzuye akana kanyumvira kandi rega nakawe gira vuba ahubwo nakawe ubundi iyo umaze kwitonda abanza ukihumuriza amazi wumva kararyokereka yazana mufashe tutanduza ubusitani bw'abandi shati ngibyo kwegeresha none mwereke ukuntu bimeze akira cyangwa banza wumva ukuntu komeza wewe iyo ugira isoni gatamire kwaje gatamire kose gatamire rimwe uragataye kanataye nako n'intungamubiri mwere ndumva nagize n'isoni akase nani bagiye kubaka biba none nditamira akira kuma ikinini se wakinini akira akona njya ugu bitwaye iki ntabwo nakwe baba we bijya umuntu mwiza nawe afite utuntu twiza kada kaguturutse mu biganza neza neza do utangwaho di mereza neza usa nanjye ko ndi kugwa kuri aka waje kongweka namweka ya mpfe kumimeza imeze bite umva n'urukundo oyase ega nakubwiye ko nta kintu buriya nta kintu ntaguha buriya kano kantu mba nagatekereje iki ahubwo mbwira uracyakomeje se uracyakomeje iki nyine kuri ibyo bintu nakubwiye nta kibazo tuzareba rega umuntu ukunda nta kintu wamwima kora buriya akira ibintu byose mise ko bishyira muri gahunda tugende
Oui.